ntarabyara nanjye sinaba ariko gukora ndakora. Urabona nkatwe abantu dukorana nabo ni indaya za zindi ugura ku kiro. Reka Urabona rero indaya abenshi baba bari muri onapo, abandi ushobora no kwimutera agahita yikuramo kuko indaya ntago yakwemera kubyara kuko aba ari mu kazi. none se hari ugeze gukuramo yawe? Urayikuramo ariko gusa abantu dukorana nabo ni indaya kandi nta ndaya ishobora kubyara. Indaya ntibinashaka no kubyara. Nose umuntu muguru ute wundi? Umuntu muguru ute? Uragura bisanzwe ni nka kwa kuntu ujya mu isoko ukabaza umufungo w'ibirayi nangahe n'indaya nuko muravugana nangahe mukumvikana igiciro mukagenda mugakora ibyo mukora ugakomeza nawe ugakomeza mutanaziranye. Shaka umukobwa w'umurokore nyine ureshya gute usa gute? Muremure ariko utari oya mugufi, nkunda umukobwa mugufiya ukugira nkaho ubyibushyemo gake y'ukuntu umukobwa mbese for example tureshya mureshya ariko akaba abyibushye afite ibuno riteye neza uringaniye muri make niwe ushaka. Ntabwo uzajya umusumbuwa numara kugafata? Oya buriya ngewe mfite n'umugore namutetesha. Mwa bakobwa mwe rwose umukobwa uri tayari njye mfite na gahunda uyu mwaka tujye gutangira ngomba gushakamo umugore ku buryo bizagera mu kwa kangahe mfite umwana. Nose yaka aramutse abonetse akakubwira nagukunze ariko ureka inzoga kugira ngo tubane kondisiyo, ureka inzoga. Ntabwo nahita nzireka ariko byagenda biza gake gake bitewe n'ukuntu tubanye. Wenda niba naranywaga amacupa 8 atangira wenda nywa 2 3 gutyo ibintu bikagenda birangira gake gake ubundi bikazarangira nzivuyeho neza burundu. Nese yaka ushatse kumbwira ko anywa amacupa 8 ukabona imbaraga zo kugutahana? Amacupa 8 ndayanywa da ndanayarenza ko njye nywa peti mitsingi 8 peti mitsingi ubone Kanyombya Kanyombya nta nubwo muherutse. Amacupa 8 urayanywa ugataha cyane rwose n'agakese njye nakanywa ukiyobora cyangwa ari abantu baza kugutwara? Reka nta muntu unyobora ngenda kanywa ngataha akanyamuneza. Buriya akabyeri gatera akanyamuneza gatera morale. Iyo nanyweye akabyeri rwose numva nishimye ariko iyo nanyweye inzoga bameze nk'umuntu wapfishije ababyeyi bombi bafite agahinda gateye ubwoba. Iyo utanyweye inzoga ufite agahinda cyane rwose. Buriya n'abantu b'abashuti banjye tubana iyo nanyweye inzoga baranzi ahita avuga ati akaba kurebera akantu ko kunywa ndabona uteye agahinda kabisa. Aha ndashaka rero kujyana Nairobi tujye gushakayo fiance. Nairobi rero ngewe kubera ko ndagusuhuje nkwifurije igitondo cyiza we bukeye ndetse nawe bugorobye. Nkwifurije umugoroba mwiza bivanye n'aho uherereye. Twebwe aho duherereye turi ku manywa, turi 7:44 ndi muri Kigali +250 Ineza Live TV. Dusuhuje abanyamasisi, dusuhuje abanyarwanda, dusuhuje abarundi, dusuhuje abanyamurenge, abantu bose bumva ururimi tuvuga turabasuhuje ndetse n'abakunzi ba Ineza Live TV namwe turabasuhuje. Wowe wakoze subscribe uruba agaciro kandi uruw'ingenzi wagize neza kubana n'itorero rya Ineza Live TV. Uyu munsi rero ndi kumwe na legend umupapa wa papa bamwita Yaka Mwana. Yaka karibu hano. Nanjye ndabasuje cyane bakunzi b'Ineza Live TV. Nibwo bwa mbere nagera kwicano ariko gusa ndabashuje cyane kandi mbifurije umwaka mushya muhire. Yego uzwi n'abantu benshi ariko dushaka ko twibwira amazina yawe ntabwo tuyaziye nyayo. Amazina yanjye nyayo banyita Gasore Pacifique. Kariya kaya Kamwana rero ni akazina niyise nkimara kurenga umupaka. Nkimara kurenga umupaka nturutse muri Kongo nkigera ahantu bita Rubavu nyikandagira mu Rwanda nahise niyita ya Kamwana. Ririya zina waryise ugendeye kuki? Ririya zina rero narikuye ku ndirimbo y'umuhanzi bita Koffi Olomide. Yegeze mu gato
indirimbo y'umuhanzi bita Koffi Olomide Gramo Pao MM, indirimbo afite ako kaya kamwana nagakuye muri iyo ndirimbo ye. uri umufana wa muzike? Oya, ntabwo uri umufana wa muzike gusa, nuko iyo ndirimbo ya Koffi Olomide nakundaga kuyumva mpita niyita rero ya kamwana. Ubundi ya kamwana ni ukuvuga ngo ngwino mwana, njyo mwana. Nicyo bishatse kuvuga? icyo bishatse Ni muri Ngara? ni muri Ngara. Ni muri Ngara. Yeah. Iri Ngara uraryumva neza? Mbo iri Ngara ndagerageza. Okay, ngasuhuza abakunzi ba Ineza Live TV mu Ngara twumve. Bato nyuso bolandaka Ineza Live TV na pesi bino mbote toyebisi bino bozala gusala subscribe pe comment po bozala kolanda makambo ya biso nyuso. Ubwo babwiye ngo iki ubwo? Abwiye bagiye bakora subscribe ku Ineza Live TV kugira ngo bakurikirane ibiganiro byacu bya buri munsi. Bya buri munsi bagwana. Yakabavukiye rero. Mvuki Masisi. Masisi. Yeah. Twanabasoje abanyamasisi dutangira. Mvuki Masisi gusa ababyeyi banjye nasize mbashyinguyeyo, nta n'inkoko nasizeyo, nta n'ihene nasizeyo, nubwo wambwira ngo urampa miliyoni ntabwo naruta nsubirayo. Ntabwo waratusubirayo? Sinasubirayo rwose. Kubera utasubira ka? Kongo hariya ni iwacu mu rugo, ariko ibiberayo wagira ngo Kongo yaravumye. Ibirwara byose bya kirimbuzi niho bituruka. Reka ahantu hari muri Kongo birirwa bica abantu nk'abari kurya ubugari. Ese nasubirayo njye gushaka iki? Siwezi ni karuta. Ibirwara ubwo ni nk'ibi birwara uzi bibayo biteye ubwoba? Bo hari za Ebola niyo zaturutse muri Kongo. Ebola sinzi ngo noneho n'ikindi kirwara cyadutse nacyo cyaturutse muri Kongo. Biriya birwara byose kuki bituruka muri Kongo n'ahandi biva. Ariko sida ngo yaturutse Uganda. Ngo hari sida harya ngo haramoko ya sida? ngo hari amoko ya sida. Ngo buriya hari sida irigizindi yavuye mu kigo iyo ngiyo. Ngo hari sida rwose irigizindi, ariko sida yaturutse ngo Uganda bayikongeza mu Rwanda nabo bayikongeza Kongo, igenda isakara ahantu hose. Ariko Ebola yo ni inkongomani, ni indwara y'inkongomani. Sinzi n'indi nibiziza mabaga nayo ngo niba yaraturutse muri Kongo, namenye ari inkongomani. Mabaga yaraturutse muri Kongo? Yaka none se wagiye usengera Kongo mwana? Na Kongo turayisengera pe. Kongo rwose niyo gusengerwa n'abantu rwose, mwabakozi b'Imana. Kira gihugu mu gisengere kabisa kuko gifite ibibazo byinshi cyane. Ujya usenga? Mbo ndasenga gake, uretse gusa ko naheruka guterana, ariko kuri Noheli ndashaka kuzajya gusenga mvukane na Yesu Kristo. None wowe usenga kuri Noheli gusa? Oya, ntabwo ari kuri Noheli gusa, n'ubuzima busanzwe ndasenga, uretse yuko gusa najya njya mu nsengero iwanjye mu rugo, kandi Imana ntabwo yakumvira mu rusengero gusa, aho waba uri hose Imana irakumva. Ugira idini ubarizwamo? Ndi umukatolike. Uri umukatolike? Yeah. Ndi umukatolike, naranabatijwe. Nabatirijwe ahantu bita ku Nyundo, ni mu karere ka Rubavu, Gisenyi. Niwe wabatirijwe? Yeah. Mbese uri umwemeramana? Ndi umwemeramana cyane rwose. Harya abakatolika bajyanywa inzoga? Barazinywa rwose, kandi bo ni ku mugaragaro, ntabwo bameze nk'abandi bazinywa bihishe. Nuso ubundi bo ni ku mugaragaro. Wakwigurira icupa ukanywa wihishe ubundi? Hari abantu rwose banywa inzoga bihishe, cyane cyane aba bapasiteri bo muri ADPR, abapasiteri b'abadive bazinywa bihishe, kandi barangiza bakabeshya ko kunywa inzoga ngo ni icyaha, kandi akaba aribo bagotomera nyinshi. Ariko wowe ntacyo umutima ujya ukubwira kuzireka? Mbongewe kureka inzoga nazireka, ariko igihe nicyo kitaragera. Buriya gukizwa igihe kiragera, umuntu agakizwa, nanjye igihe nikigera nzazireka. Reka noneho ni ukuvuga ngo wihaye imyaka utagomba kurenza unywa inzoga? Oya, nta myaka nihaye, ariko gusa buriya Imana niyo ikiza umuntu, naho ubundi umuntu we wenyine gufata icyemezo ukavuga ati umwaka uyu n'uyu nzaba narakijijwe, Imana niyo ibikora, naho umuntu we ku giti cye twe nta bubasha dufite. Reka ariko inzoga ni nziza buriya?
inzoga mbo kuri njyewe inzoga nubwo nzinywa ni akamenyero, ariko ku rundi ruhande njyewe kuri njyewe ariko inzoga ntabwo ari nziza, kuri njyewe ntabwo njye nshobora gukontorora inzoga. waziretse Kureka inzoga rero biragoye kubera n'iyi sosiyete tubamo n'abantu dukorana nabo usanga kureka inzoga ari ikintu kigoye. N'iki kintu cyo kuvuga ngo turi abasitari, ubu nta kabari nshobora kwinjiramo ngo mburemo umuntu ungurira icupa. nose wajya umubwira akakugurira fanta? Oya, buriya hari ukuntu twihagararaho ukavuga ati umuntu niba akugurije mitsingi ukavuga ati ntabwo ujya wumva indirimbo ivuga ngo soma utazabimbwa. Nyine ukihagararaho bavuga ati ninywa fanta ubwo baranyita imbwa. nyine yaka uzi ukuntu wabigenza? Reka nkugire akanama gato, sibyo? Nugera mu kabari umuntu akakubwira ngo ngwino nkugure byeri, niba wenda akugura byeri amacupa 2 wayafasha amafaranga ukitahira se? Ntabwo yayaguha. Uzi ko hari confidence z'abasinzi, uzi ko hari n'umuntu ushobora guhura mu kabari ukamubwira ati njyewe ntabwo ndanywa inzoga ndanywa fanta, agahita akubwira ati njyewe sinjya ngura fanta, ngo niwishaka uyishyurire. Reka kubera za confidence z'abantu b'abasinzi nyine, confidence z'abasinzi nyine. ariko kubera ko abasinzi badatanga kashi mwana, no kubera iyi mpamvu abagabo abantu bo mu kabari kuki badatanga amafaranga? Umuntu ashobora kugurira inzoga z'ibihumbi 30, ariko akaba ataguha 1000 cyo kugura ibirayi. Kubera iki ubwo? Ubwo ntabashaka kukwangiza kwere? Abantu niko bateye, niyo miterere y'abasinzi. Ni ukuvuga ngo uranywa yishyure, akishyura rwose akaba yagura inzoga z'ibihumbi nka 30 cyangwa ariko ntaguhe kashi, ntabe yaguha kashi. ko babaye. Ufite umugore? Nta mugore ngira. Nta n'uwigeze? Nta n'unigeze. Nigeze gutunga umugore ukwezi kumwe muri Kongo, ariko nari nazengereye. Umunyu washize, amakara yashize, buji yagera ku gitenge none wanywa n'icupa warikurahe? Buriya abantu mufite abagore nase akaba ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 38. Umwaka nurangira ndaba nujuje 39. Yaka basi nta n'umwana ufite? Nta n'umwe rwose. Nta mwana ufite? Nawe. None se ubwo ujya ubyara? Mbo kubyara urabizi ko gahunda yabigerageza gukora ndakora. Ubizi tutarabyara? Ariko kubona ntarabyara nanjye ariko gukora ndakora. Urabona nkatwe abantu dukorana nabo ni indaya zazindi ugura ku kiro. Reka urabona rero indaya abenshi baba bari muri Onapo, abandi ushobora no kwimutera agahita yikuramo, kuko indaya ntabwo yakwemera kubyara kuko aba ari mu kazi. None se hari ugeze gukuramo iyawe? Urayikuramo, ariko gusa abantu dukorana nabo ni indaya, kandi nta ndaya ishobora kubyara. Ndaya ntibinashaka no kubyara. Nose umuntu muguru ute wundi? Umuntu muguru ute? Uragura bisanzwe, ni nka kwa kuntu ujya mu isoko ukabaza umufungo w'ibirayi nangahe, n'indaya nuko muravugana nangahe, mukumvikana igiciro, mukagenda mugakora ibyo mukora, ugakomeza nawe agakomeza mutanaziranye. Kubera ni abacuruzi, ni abadandazamagara baba bari gucuruza. Niko babita mu Kirundi, abadandazamagara. Ni abadandazamagara. Numva ko ni hatari, ko nteye ubwoba. Ikintu hano hanze ikintu cyerekeranye n'ikintu cyitwa ubusambanyi kireze, noneho n'abagore bafite abagabo. Oya, n'abagore bafite abagabo. Umugabo asigaye anyura aha, umugore akanyura aha, bagahurira mu rugo. Yaka none se umugore ufite umugabo urumva ari ikintu ajya gushaka hanze? Hari abo tujya duhurira mu marogisi afite abagabo. Ubu ngubu rogi zarabonetse, babwire mwa bagabo mwe, niba ushaka gusamura n'umugore wa mugenzi wawe, muhamagare umujyane muri rogi, nicyo zibereyeho. Nawe zo muzamusangiye iwe kujya ku buriri bw'undi mugabo. Buriya uba ukoze amakosa, yagusanze arakwica. Rogi nicyo zibereyeho, mufate umujyane muri rogi, ugende umutunganye, ubundi akomeze nawe ukomeze. Yaka uheruka kunywa inzoga ryari? Nginywa inzoga buri munsi. N'ubu wazinyweye? Oya, umusibo oya, uyu munsi ntazo nanyweye, ariko ejo nayo nanyweye. Wagushakira umukunzi mwana?
Nshakiye umukunzi wawe umfashije cyane. ushaka umukobwa umeze ute rero? Ushaka umukobwa umeze ute? Nshaka umukobwa w'umurokore Kandi utari umurokore? fanta ko ntabwo nanywa inzoga ngo nshake n'umugore unywa inzoga. Urumva ntabwo byahura. Ubwo washaka umugore unywa mitsingi nanjye nywa mitsingi, urumva byaba ari ikibazo. Ushaka umukobwa w'umurokore utanywa inzoga, ureshya ute, usa ute? Nshaka umukobwa w'umurokore nyine ureshya gute, usa gute? muremure ariko utari oya mugufi. Nkunda umukobwa mugufiya ukugira nkaho ubyibushyemo gake y'ukuntu. Umukobwa mbese for example tureshya, mureshya ariko akaba abyibushye afite ibuno riteye neza, uringaniye muri make. niwe ushaka? ntabwo uzajya umusumbuwa numara kugafata? Oya, buriya ngewe mfite n'umugore namutetesha. Mwa bakobwa mwe bose umukobwa uri tayari, njye mfite na gahunda. Uyu mwaka tujye gutangira ngomba gushakamo umugore ku buryo bizagera mu kwa kangahe mfite umwana. Nase yaka aramutse abonetse akakubwira nagukunze ariko ureka inzoga kugira ngo tubane, kondisiyo ureka inzoga. Ntabwo nahita nzireka, ariko byagenda biza gake gake bitewe n'ukuntu tubanye. Wenda niba naranywaga amacupa 8 atangira wenda anywa 2, 3 gutyo, ibintu bikagenda birangira gake gake, ubundi bikazarangira nzivuyeho neza burundu. Nese yaka ushatse kumbwira ko anywa amacupa 8 ukabona imbaraga zo kugutahana? Amacupa 8 ndayanywa da, ndanayarenza. 8? Ko njye nywa peti mitsingi. 8? Peti mitsingi. Wone Kanyombya? Ubwo ari we. Kanyombya nta nubwo muherutse. Amacupa 8 urayanywa ugataha? Cyane rwose, n'agakese njye nakanywa. Ukiyobora cyangwa ari abantu baza kugutwara? Ndeka nta muntu unyobora, ngenda kanywa ngataha neza. Mwitabe nta kibazo. Mwitabe mbwiye ko mu kiganiro. Allo Elvis, bimeze bite? Ego Mukagarama. Nitekira we niyinjiremo hano hasi muri jaride. Sawa. Urumva? Naho ubundi njyewe akabyeri ndakanywa rwose ngataha ndi muzima, ndi mfite control kabisa, ndi automatique. Yaka uramutse ubonye umuntu akakubwira ati ndashaka kuguha akazi nzajya guhemba 500 ku kwezi, umporere muri office inzoga uzihorere, wazireka? Umuntu akakubwira ati ndashaka kuguha akazi ko muri office nzajya nguhemba amafaranga 500 by'amanyarwanda, aho gusiga inzoga nasiga umwana. Yego man, uvuze? Aho gusiga byeri wasiga umwana. Ngenda nababwiye nzanywa amazi ari uko naruhamye. Nta mazi unywa? Ntabwo naremeye gukakara, ngomba kunywa akabyeri rwose ngataha ameze neza, mfite akanyamuneza. Buriya akabyeri gatera akanyamuneza, gatera morale. Iyo nanyweye akabyeri rwose numva nishimye, ariko iyo nanyweye inzoga bameze nk'umuntu wapfishije ababyeyi bombi. Bamfite agahinda gateye ubwoba. Iyo utanyweye inzoga ufite agahinda cyane rwose. Buriya n'abantu b'abashuti banjye tubana, iyo nanyweye inzoga baranzi, ahita avuga ati akaba kurebera akantu ko kunywa, ndabona uteye agahinda kabisa. Aha, ndashaka rero kujyana Nairobi tujye gushakayo fiance. Nairobi rero ngewe kubera ko ufite rangamuntu na passport, kubera ko ndi impunzi ntabwo nemerewe kurenga igihugu. Ntabwo nemerewe kurenga igihugu. Nk'ubu mbarizwa mu nkambi ya Mahama, je suis réfugié congolais. None se kuri mu mujyi? Ndi mu mujyi, ariko ni ugushaka ubuzima. Ntabwo bivuze ko uba mu nkambi ubonye akaraka hanze utajya gukora hanze y'inkambi, ko n'abantu baba hanze abenegihugu baza gukora mu nkambi. Natwe rero iyo ubonye akazi hanze uragenda ukagakora. Yaka ukuntu n'umusore mwiza
wakijijwe mwana ukareka ibintu by'inzoga? nta muntu mwiza ubaho, umwiza ni Imana, Imana niyo nziza yonyine, naho twese turi abantu. Ushobora no kubona umuntu ukabona afite uburanga ariko ku mutima nta bwiza afite, ari umugome. Ari umugome. Yeah. Ariko wa mugani umuntu ni mugari. Of course. Iyo rero yakayababaye aba yababajwe n'iki? Mu kubabara nta muntu utababara, kandi ibikomeretsa abantu ni byinshi. Urabona hano hanze hari ibisitaza byinshi, ntabwo wabura ikintu kikubabaza. Yeah. Iyo yakayishimye rero aba yashimishijwe n'iki? Iyo nishimye mba ndi mu kabari ndi kunywa akabyeri, by'umwihariko noneho nkaba ndi kumwe n'umukobwa ari kujya anshima mu bwanwa turi gusangira, aho mba nishimye rwose, meze neza cyane. Mbese ibyo nibyo byishimo ugira? Cyane rwose, cyane cyane iyo ndi kumwe n'umugore. So ngewe rero yakamwana ntabwo njya ntinda mu kiganiro. Ineza Live TV, mukore subscribe na comment. I love you. Noneho buretse gato dusezera abantu tugenda. Nyine dusezera abantu tugenda. Nabasezeye niko ngenda. Guys, bakunzi ba Ineza Live TV, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore like, share na comment, mubane natwe umunsi ku wundi. Ndagushimiye wakoze subscribe, ndagushimiye ku nkunga yawe, ndagushimiye ku bitekerezo byawe. Ukomeze ubane natwe, ukomeze dushigikire ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.